Batisimo dushyirwaho ikimenyetso kidasibangana, twakira rero mutagatifu tugasigwa amavuta ya kirisimu. Manshura gusomera Yesu Kristo yakije ibyaha nabukisha udushya maze nabo mutagatifu ubwo yasize kirisimu kiza kugira ngo ubwo maze kwinjira mu muryango wayo muzakomeze kubaho ubuzima bw'iteka ingingo za Kristo n'umusaseridoti muhanuzi w'Imana. Atumye ntayifata kubera amagambo yiwe. Umwambaro w'irage uramenyesha ubutorwe bwanyu, muzabigeraho utangiye imbere y'umucamanza umwami wacu Yesu Kristo kugira ngo muzagire ubuzima bw'iteka. Aracyaza ndabona asigaye gutangira. Aracyaza ndabona asigaye gutangira watubiriye tukareba.
None umurimo wa Kristo mujye mugenza n'abandi muri kugira ngo mukomeze gukomera kwanyu maze muzabone gusangira isanganiro nyagasani hamwe n'abatagatifu bose byazazira kubajyana mu ngoro y'ikuzo rye. Babyeyi bavandimwe, twese turahamagarira gusabira abana bamaze kubatizwa kugira ngo barusheho kuba indahemuka kuri nyagasani. Twishimire tubamushyingire. Turasaba abamaze kubatizwa badakomezwa gusubira mu myanya yabo. Abafotogarafe badufashe nabo bajya mu myanya yabo. Hanyuma abandi bakomezwa baba bari mu myanya yabo kugira ngo abamaze kubatizwa bagakomezwa basubira mu myanya yabo, hanyuma bakomezwa bari mu myanya yabo. Roho Mutagatifu uze mu mitima yacu maze umucyo w'ijuru umujyi w'abakene isura y'ingabire y'umutima umunsi usumba wose umushyitsi mw'irembo zacu n'impundu mu nyanja wowe uburyo bw'abanyamirimo n'ubucucu bw'isungane n'ubumwe bw'abagore y'abera yoga mu by'ubuhinzi uze umutima w'uburyo bwawe utanahagarikira ntacyo yashobora kugeza yarasukuye ibyanduye usukira amazi agaragara mu buryo byakomeretse gushyira imitima ikomeye susurutsa imitima ikonje imitima yanjye abagore bose kandi kwizera ntabwo beza n'ubutagatifu ariko kugira ngo tuze buri wese abavandimwe bagiye gukomezwa bakomejwe twese dusaba tutamufungire afungurire imibereho yacu dusinzirize imiberezo kandi
kwamamaza kwemera kwacu kuba kajya gukomezwa munyemerere bose mwemerera mutagatifu ugiye guhabwa umusubizi kandi gukomezwa mu buryo bwihariye kuko ntazabona umusoro wa posite bagiye batisimu babafata mu bitugu Imana ishobora byose se umwami wacu Yesu Kristo ugenga udushya abayoboke bawe n'amazi n'umutagatifu bagize icyaha none rero wowe nyagasani basakaje umuhuza w'umutagatifu wayoboye ubuhanga n'ubwenge wowe ubujyanama n'ubutwari wowe ubumenyi n'ubusabane bw'Imana basenderezemo uw'icyubahiro n'urukundo rwa Yesu Kristo ubwo basiba amavuta umusaserdoteri arababwira ati akiri ikimenyetso cya roho mutagatifu wawe gira amahoro nawe usubiza uti dushima abatijwe abafashe baratunze abatagatifu